Ubworozi bw'inzoka buri mu bwinjiza amamiliyoni n'amamiliyari y'amafaranga. Umwanya w'icyegeranyo ubworozi bw'inzoka n'umuco wo kurya inzoka mu bihugu bitandukanye. Njye ubateguriye kino cyegeranyo nkanakibagezaho nitwa Nshimiyimana Peter. Reka dutangirire ku nkomoko y'ubworozi bw'inzoka. Ubworozi bw'inzoka bwatangiye kera cyane mu bihugu bya Aziya na Afurika, aho byabaye uburyo bwo kubona inyungu binyuze mu buhinzi bworoshye. Reka dutangirire aho byose byatangiriye. Inkomoko y'ubworozi bw'inzoka. Ubworozi bw'inzoka bwatangiye kera cyane mu bihugu bya Aziya na Afurika, aho byabaye uburyo bwo kubona inyungu binyuze mu buhinzi bworoshye. Mu bihugu nka Thailand na Vietnam, abaturage batangiye korora inzoka mu buryo bwo kubona umusaruro w'amafiriti, uruhu ndetse no kubikora nk'ibyo kurya. Aho tumenyereye ko tubona inyama ari uko twabaze inka, bobo kurya inzoka babigize ibintu bisanzwe. Ubworozi bw'inzoka bufite inyungu zikomeye. Ubu buryo burihuta cyane kubona amafaranga bitewe n'umusaruro w'uruhu rw'inzoka, amafiriti ndetse n'amafumbire biva ku nzoka bigurishwa ku masoko mpuzamahanga. Kugeza ubu umworozi w'inzoka ashobora kubona hagati y'amadolari 50,000 n'amadolari 100,000 buri mwaka. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga tuyashyize mu manyarwanda ni miliyoni 67,500 kugera kuri miliyoni 135 z'amanyarwanda buri mwaka, bitewe n'ubwinshi bw'inzoka zorowe n'ubwiza bw'ibikorwamo. Ubworozi bw'inzoka bukorerwa ku butaka buto. Inzoka ntizikenera ubutaka bunini ugereranyije n'ubundi bworozi. Ubworozi bwazo bushobora gukorerwa ahantu hato, bivuze ko aborora bafite ubutaka buto bashobora kubona inyungu nini. Uruhu rw'inzoka rukorwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho bihenze cyane. Rukoreshwa mu gukora inkweto, imikandara, amasakoshi n'ibindi bikoresho by'imideli bigurishwa ku masoko mpuzamahanga mu rwego rw'abanyacyubahiro. Nubwo ubworozi bw'inzoka bufite inyungu, burimo n'ibibazo birimo kuba inzoka zororoka bitinze. Kugenzura no kugaburira inzoka bishobora gusaba ubushishozi, ubushobozi n'ikoranabuhanga rihanitse, ndetse n'ikibazo cyo guhangana n'ibinyabuzima byangiza ubuzima bw'inzoka. Hari aho ubworozi bw'inzoka bushobora kugenda bigendanye n'imyumvire y'abantu ku nzoka, aho bamwe babona ko ari ibintu biteye ubwoba cyangwa bibangamye. Bityo abashaka gutangira bizinesi y'ubworozi bw'inzoka bakaba bagabanuka kubera iyo myumvire y'abo bantu. Uruhu rw'inzoka rukoreshwa cyane mu nganda z'imideli, aho rukora ibikoresho by'agaciro bikundwa cyane n'abanyamideli n'abakora ibikurura ibyiza. Inzoka zirimo intungamubiri nyinshi kandi zigira uruhare mu gutanga ibiryo byiza. Umuco wo kurya inzoka mu bihugu nk'Ubushinwa, Vietnam na Thailand, kurya inzoka ni igice cy'umuco usanzwe. Aha inzoka zibonwa nk'ikiribwa cy'intungamubiri gifasha ubuzima no gukuramo indwara. Mu bihugu bya Afurika, mu bice bimwe na bimwe bya Afurika, kurya inzoka ni igikorwa cy'umuco kandi bifatwa nk'ibiribwa bidasanzwe, cyane cyane mu mihango imwe n'imwe. Nubwo kurya inzoka bishobora kubonwa nk'ibintu bisanzwe, mu mico itandukanye nk'i Burayi na Amerika bishobora kubonwa nk'ibidasanzwe cyangwa biteye ubwoba, bitewe n'uko abantu babona inzoka. Inzoka zifite intungamubiri nyinshi, harimo poroteyine, vitamini, imyunyungugu itandukanye. Ku bantu barya inzoka bazibona nk'ibiryo bifite inyungu ku buzima, ndetse mu muco wabo bazibona nk'ibiribwa bifite akamaro. Harimo n'abavuga ko uruhu rw'inzoka rufite ubushobozi bwo gukiza indwara zimwe na zimwe zo ku ruhu. Mu bihugu byinshi byo muri Aziya nko mu Bushinwa, Vietnam na Thailand, kurya inzoka ni ibisanzwe ndetse bifatwa nk'ibiryo by'ubuzima.
Inzoka zimwe zifite agaciro gakomeye mu muco wawo kuko bivuga ko zifite intungamubiri zifasha ku buzima ndetse no kongera ingufu. Mu Bushinwa nko mu gice cya Guangdong, inzoka irategurwa ikavangwa n'imboga cyangwa igashyingurwa mu macupa y'inzoga. Bikavugwa ko bifasha ku buzima bwiza no kwirinda indwara. Mu bice bimwe na bimwe by'isi kurya inzoka ntibabyiyumvisha neza cyangwa bakabifata nk'ibintu biteye ubwoba, bitewe n'uburyo abantu babona inzoka n'ibintu bidasanzwe. Kumva abantu bafite imyumvire idasanzwe kuri iki gikorwa, cyane cyane mu mico itarigeze imenya kurya inzoka. Muri make, bitewe n'umuco w'ahantu, kurya inzoka si bibi. Hari imico myinshi itandukanye ku isi kandi buri muco ufite uburyo bwawo bwo kwakira no kubona ibintu bitandukanye harimo n'ibiribwa. Kugira imyumvire itandukanye ni ibisanzwe kandi bishobora gutuma abantu barushaho gusobanukirwa n'imimerere y'isi. Inzoka ubusanzwe zitungwa n'imbeba n'utundi dusimba duto. Inzoka nyinshi zirya imbeba zo mu gasozi, impyisi n'utundi dusimba duto. Izi ni zimwe mu biribwa by'ingenzi cyane ku nzoka zo mu muryango wa Phaeton na Boa n'izindi. Inzoka ziba hafi y'amazi nka anaconda n'izindi zo mu bice by'ibiyaga n'inzuzi akenshi zirya amafi, ibikeri cyangwa ibinyabuzima byo mu mazi. Inzoka zimwe na zimwe zishobora kurya amagi y'ibindi binyabuzima, cyane cyane ayo ziba zasanze mu bice byo hasi. Inzoka zimwe na zimwe zishobora kurya amagi y'ibindi binyabuzima. Inzoka nini cyane nka bot cyangwa phaeton, mu gihe zo zifite ubushobozi bwo kwishakira ibizitunga, zo zirahiga. Ibiryo by'ibanze ni imbeba, amafi cyangwa ibindi binyabuzima bito biba byapfuye cyangwa bizima. Mwakoze kubana nanjye muri iki cyegeranyo. Twareberaga hamwe ubworozi bw'inzoka, inyungu bwinjiza ku babukora n'isi muri rusange. Ntiwibagirwe gukanda like, share, subscribe. Niba wakunze iyi video ushobora kuyisangiza bagenzi bawe. Ikindi, hari igitekerezo, inyunganizi cyangwa se icyo wibaza utasobanukiwe, wakandika muri commentaire, tukazabakorera izindi video nyinshi zivuga ku bworozi bw'inzoka. Iyi ni Tamba Show.